Ese hari ibintu ujya ubona mu buzima bwawe bikubaho inshuro nyinshi ariko ntusobanukirwe neza impamvu yabyo? Hari n'igihe ubifata nk'ibisanzwe nyamara ukibaza impamvu bikomeza kukugarukaho. Nk'urugero, kuki gusenga kwawe bikubera urugamba ukumva ari ikintu kigoye cyane? Ese wigeze wibaza impamvu utekereza cyane mbere yo kuvuga? Hari n'igihe wibaza impamvu wumva ubabazwa cyane n'ibibazo by'abandi ndetse ukabyitaho cyane kurusha uko abantu benshi babigenza. Hari abantu benshi batekereza ibyo ko ari ibintu bisanzwe cyangwa bikabayobera. ariko kuri nuko hari igihe ibyo bintu byose ubona bishobora kuba ari ibimenyetso by'impano za Mwuka Wera yashyize muri wowe utabizi. Ikindi kintu gitangaje ni uko akenshi aho ufite impano ikomeye ari naho umwanzi akurwanya cyane. Ndabasoje kandi mbahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, urubuga rwacu twese nk'abizera. Uyu ni umwanya wa F, Faith and Fact, umwanya twigiramo ibintu byinshi bitandukanye bidufasha gukomeza kuba abakristo bahamye. Mbahaye ikaze. Muri kumwe nanjye Colline, Nanjye Karekezi. turabashimiye cyane mubane natwe. Tubahaye ikaze kandi cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mpano za Mwuka Wera n'uburyo umwanzi azitera. Ushobora gusanga imwe muri izi mpano iri muri wowe nubwo wowe ubwawe waba utarabimenya neza. Karekezi, impano z'umwuka ni iki? Ni ubushobozi bwihariye Umwuka Wera uhereza abakristo kugira ngo bakorere Imana, bafashe abandi kandi bubake Itorero. Ibyo uvuga ni ukuri. Reka turebe mu Bakorino ba mbere umurongo wa 12 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7. Haravuga ngo Hariho impano zitandukanye ariko Umwuka ni umwe. Hariho n'uburyo butandukanye bwo gukorera Imana ariko Umwami ni umwe. Hariho kandi uburyo butandukanye Imana ikoreramo ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Buri muntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. ibi bitwereka ko impano ari nyinshi kandi zitandukanye, ariko nk'uko hejuru twabivuze, Satani nawe arwanya cyane impano iri muri wowe igihe utayimenye cyangwa ngo uyirinde. Reka turebere hamwe zimwe mu mpano z'umwuka n'uburyo umwanzi ashobora kuzitera. Impano ya mbere, impano yo guhanura. Umuntu ufite iyi mpano akenshi ashobora kugira inzozi cyangwa ibitekerezo nyuma bikaza kuba impamo. Ashobora kugira ubushobozi bwo kumva ibintu mbere y'uko bigaragarira abandi. Hari n'igihe umuntu amenya ko hari ikintu kigiye kuba nubwo nta bimenyetso biba bigaragara. None se ntabwo byigeze bikubaho? Wenda ukaryama cyangwa se waba utekereza ibintu ukajya kumva umwe araguhamagaye ati wari uzi ko ibi bibaye? Hari n'igihe umuntu amenya ibintu ariko ntamenye uburyo ki byabaye cyangwa se yabimenye. Ariko umwanzi ashobora gutera impano mu buryo butandukanye. Ashobora gutuma gusenga bikugora cyane. Iyo ugerageje gusenga ibitekerezo bigatatana. Yewe hari n'igihe wibuka ibintu byinshi byo gukora mu gihe ugiye gusenga uri wenyine. Ushobora no kumva uri gusinzira cyangwa se urangaye igihe ushaka kwegera Imana cyane. Intego y'umwanzi ni ukukubuza kugera ku rwego aho iyo mpano itangira gukora neza. Impano ya kabiri ni impano yo gusengera abandi. Umuntu ufite impano akenshi yumva ashaka gusengera umuntu runaka, wenda nubwo yaba atazi impamvu. Hari n'igihe umuntu abyuka nijoro akumva ashaka gusenga. Hari n'igihe yumva mu mutima we ko hari ibintu bitagenda neza mu buryo bw'umwuka mbere y'uko bigaragara. Akumva agomba gusenga kugeza igihe amahoro agarukiye. Ariko umwanzi ashobora guhindura uwo mutwaro mu mwuka akawuhindura guhangayika mu mutima. Yewe ashobora gutuma umuntu yumva umutwaro uremereye buri gihe. Hari n'igihe atuma umuntu atandukanye nabi gusenga no gutekereza cyane. Ibyo bigatuma gusenga bisa nk'ibintu bigoye aho kuba bitanga imbaraga. Intego y'umwanzi ni ukuguca intege kugeza aho urekeye kugira umutwaro wo gusengera abandi. Impano ya gatatu ni impano yo kwigisha. Iyo umuntu afite impano aba afite ubushobozi bwo gusobanura ibintu ku buryo bworoshye, ku buryo bamwumva neza. Ashobora gufata ibintu bisa n'ibigoye akabihindura byoroshye kubyumva kandi cyane. Akenshi abasha no kubona amasomo ari muri Bibiliya akayahuza n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi tubamo, ku buryo abantu bayigira ingirakamaro mu mibereho yabo. Ni impamvu usanga abantu benshi bakunda kumubwira bati ni ukuri iyo wigishije turabyumva neza. Ibi aba ari ikimenyetso cy'uko afite impano yo kwigisha. Ariko nubwo ari impano nziza, umwanzi ashobora kwirwanya mu buryo butandukanye.
ashobora gutuma umuntu atangira gushidikanya ku gaciro k'amagambo ye, akibaza niba ibyo avuga koko bifite akamaro. Hari n'igihe atuma umuntu atekereza cyane mbere yo kuvuga, bigatuma atinya gutanga ibitekerezo bye. Ikindi kandi ashobora gutuma umuntu yiyumva nk'udafite ubushobozi buhagije cyangwa yigereranya n'abandi bagaragara cyane, bigatuma yumva ko ibyo akora bidafite agaciro. Ibyo byose biba bigamije kumuca intege kugira ngo aceceke, bityo rero ubutumwa bwe ntibugere ku bantu benshi. Intego y'umwanzi ni ugutuma uceceka kugira ngo umumaro wawe n'ubutumwa bwawe utagera ku bantu benshi. Impano ya kane ni impano yo kuyobora. Umuntu ufite impano akenshi abasha gutangiza ibikorwa abandi bashidikanyaho. Ashobora no kubona icyo kigomba gukorwa akagihagurukira nubwo yaba atarabisabiye ubuyobozi. Abantu baramwiyambaza bakamureberaho, akenshi nishimira ibintu bidafite gahunda cyangwa se umurongo, ariko umwanzi ashobora kumutera mu buryo bwo gutuma yumva ko agomba gukora ibintu byose wenyine. Hari n'igihe atuma umuntu yumva agomba kuba akomeye buri gihe. Ibyo bishobora gutuma ananirwa ariko ntabyemere. Intego ni ukumunaniza no kumuca intege kugeza aho areka kuyobora ibyo yahamagariwe kuyobora. Impano ya gatanu ni impano y'imbabazi. Umuntu rero uyifite yumva ububabare bw'abandi cyane. Akunda kwegera abantu bafite ibibazo, abababaye cyangwa se batereranywe. Hari n'igihe arira igihe abonye abandi bababaye. Akunda kubabarira vuba kandi abantu bumva batekanye bamuganirije, ariko umwanzi ashobora kumutera mu buryo butuma yikorera ububabare butari ubwe. Hari n'igihe bimusaba kujya mu mibanire imunaniza cyane, akumva bamusaba kuvuga yego igihe cyose kandi akumva icyaha iyo avuze oya. Intego y'umwanzi ni ukunaniza umutima w'impuhwe kugeza aho umuntu ahagarika gufasha abandi. Impano ya nyuma tugiye kuvuga ari nayo impano ya gatandatu yo gusobanukirwa imyuka. Iyi mpano ituma umuntu ashobora kumenya niba igikorwa, ubutumwa cyangwa umwuka ukora uva ku Mana cyangwa ku muntu ubwe cyangwa ku mwanzi. Iyi mpano ivugwa iboneka mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 10. Mwaza kuza kuhasoma. Ariko nubwo ari impano nziza cyane, umwanzi ashobora kuyitera mu rujijo, bigatuma umuntu atangira gushidikanya mu buryo bwo kumva. Kuko hari n'igihe atuma umuntu yikeka nabi, akibwira ko ari we wenyine uzi byose. Bigatuma agira kwishyira hejuru. Bibiliya itubwira ko Satani ashobora kwiyoberanya nk'umumarayika w'umucyo. Bityo ubutumwa bumwe bushobora gusa n'ubuva ku Mana ariko butari bwo. Hari n'igihe umwanzi atera umunaniro mu gusenga, kubura ubushake bwo gusoma Bibiliya cyangwa gucika intege. Ibyo bishobora gutuma umuntu atakaza ubushishozi no gusobanukirwa iyo myuka. Mu gusoza, izi ni zimwe mu mpano za Mwuka tubabwiye. Impano za Mwuka wera ni nyinshi cyane, ariko hari isomo rikomeye ushobora gukura kwigira muri ibyo byose tumaze kuvuga. Akenshi aho ufite igitero kinini ni naho ufite impano ikomeye. Niba gusenga bikurwanya cyane, niba utekereza cyane mbere yo kuvuga, niba wumva umutwaro w'abantu cyangwa ukumva ufite inshingano zo kuyobora, ntuhite wibwira ko ari intege nke. Hari igihe bishobora kuba ari impano Imana yashize muri wowe, ariko izo mpano z'Imana zigomba kurindwa, zigakoreshwa kandi zigakura. Ntukemere ko ubwoba, kunanirwa cyangwa gushidikanya bikubuza gukora icyo wahamagariwe gukora, kuko hari abantu benshi cyane bategereje ijwi ryawe, bategereje amasengesho yawe cyangwa bategereje ubufasha bwawe. Niba ubutumwa bugukoze ku mutima, dore like, share na comment. Wowe ni iyihe mpano wumva Imana yagushizemo? Mwakoze kubana natwe. Ni kuri The Grace Note, ikiganiro cyari Faith and Fact. Turi kumwe no mu biganiro by'ubutaha.